Aha. Aha. Bayo. Igurat. Maeng kibaye ikigoryi noneho walahi nakibaje kimbuye kimbuye ngo Aha. God have mercy upon us. There is God in everything we are doing. This man. Hey, I hear me take me. What be this? God have Jesus, mercy upon Jesus, us. Jesus. Blood of Jesus, blood of Jesus. No problem. There is God in everything we are doing. God have mercy upon us. Wait! Wesha, ndugu yangu. Unajia hii. What? Kura, we. Kabure gato tuvugane mu kanya bro. We. Nisire yangu we peti. Ndavuze ngo lie now. Subira mu mvumo yasuje kuzimurira. Inda. Ntabwo nshaka hanze. Ese muze kujya hanze. Injira we. Aho ufataho. Injira. Ambonera. Ariko bana yanjye nk'ubu genzi icumu bambonereza imbumburira zishaka kumbuza umugati ase ku kumana yanjye wakigoryi wewe sanye mingi zamaza abantu zibateza ibitega n'ibiki byose n'amahembe bahajya ati bamaza abantu babateza amahembe n'abapasteri none imbumburira zuka hanga ishaka kumbuza umugati sinubwo kundi umunyamahirwe koko nkuri yihembe rimufata ndagusobanurira iki bose Ntacyari kungewe ubundi naje nje ugomba kurinda umutekano w'ibintu n'abantu amahembe azanya kupita Wambwa. n'ibitega byose mbikubita mbiha bene wabo urabonera ugomba gukora neza akazi nk'uko nawe nta winjira nta usohoka wongere usohoka urambona This moment he knew. You don't know now, but I'm gonna tell you some.
Ntuke. bosi Ayiwe data we. umutwe neza neza bosi niho Tuzi bahonga hwati binini. amusore Urukumu taragwambone. amusore bosi ntabwo namenye kare wowe Oya, abo nanzi. Ibi bintu ukora unako nguhaya nta ngwebe. ako indenganya njyewe wabujije kugira umuntu winjira hano nusohoka Hanyuma uri impumyi ntabwo ureba. Uri impumyi ntabwo ureba. njyewe urumva bose muri twumvikaye kuva karahanga Ikimenyi umutwe kiranyishe neza. Data we. kuva mu gitondo nawe ariho wapfuye umutwe njyewe kuva mu gitondo hano niriwe ndwana n'amahembe n'amashitani ashaka kwinjira mu nyubako yawe njyewe rwose ibi bintu ndanabirambiye mbanze nanabikubwira njyewe ni gute wampaye akazi kugira ngo mucunge n'ibintu byawe n'abana bawe ariko bigeze ahangaha mbandwa nirirwa ndwana ibitega bishaka kwinjira mu nzu bifungura porotayi n'ikimenyimenyi nta gahenge nigize mbona nawe ubwawe wari njyewe sekirite njye nakoze aka kazi imyaka myinshi kandi n'undi ndacyagakora kuko mfite experience na n'ubu ngubu sindi yumva neza ukuntu njyewe na experience mfite ngomba gusuzugura mbere aka kageni iyo nza kumenya ko ari ibitega amahembe amashitani nzajya nza kurinda hano mu kigo cyo kurinda abantu ntabwo nari kuyakira aka kazi ubwo se uzagira umuntu kugeza rya yewe nkubaza ikibazo cy'amatsiko ibyo tube tubiretseho gatoya iyo pashe turaza kuyigarukaho ni gute utunze miliyoni zingana gutya zingana gutya warangiza ukinjira nk'ingegera nkaho winjira mu rugo utubatse koko izi ntimbururiye sizagatse mwana urikubitishije hano njyewe Idanena. iyo uretse gatoya nkagukingurira ukaza kwinjira nk'ingegera cyari kuruta izo ntimburo rwose asanga wari unazikeneye da uzaherukaga kwitwa ibintu by'ibimungu nka biri subiza Hako wagicucu wereka nkubaza. Je ndinde kugusaba uruse rwo kwinjira iwanjye. Wewe nkugute nkumanga incuro 3 zose. Utaraza gukingura ku muryango wanjye. Wamenze niguriya yanjye. Warangiza ngo inimburo niye ngo zari zikenewe nta soni. Gicucu gusa. Gusa reka nkubwire izi nkono nkubise. Ibihumbi 10 ku mafaranga naguhembaga ndagukata nta biri tuvuga. asoni nje ngo ndagusaba ugushyi wanjye kugira ngo ninjire mpande se urareka mubwire bose ibyo wabaye akazi pe kakene n'akababaye ariko ntukanyivangire mu kazi njyewe wanjirishije no get tugendeye kuri export and import so ntukanyivangire mu kazi rero niba ngiye gukora akazi kanjye neza nkakubita haduyi ntuboniriwe ihembe ryankushije intuza hano reba hano akunda reba nikabwa akazi kugira ngo umure akazi kanjye neza niba wowe utinyuka kuza ntusabe karibu ntuvunyisha ahangaha kandi uzi ko njyewe nta plaga njya ngira mu kazi kanjye njye mba nakaruye kwawe nyine urambimba kandi mwemera akazi kanjye nanakoze niba rero nkukomye noneho ubu ngubu nzajya nkuhembera kugira ngo wirirwe unkondagura tuza mubwire rwose genda ingoma njyewe we ntabwo uri ngo nta nubwo si ibyo ngoma uzahura bose wanjye n'abandi baje n'abazaza natwe duhari uzahura uri bose wacu ako s'il-vous-plaît njyewe niba ndi mu kazi kanjye umpembera amafaranga yawe wavunitse ujye unyihanganira rero urugero nk'ubu ngubu nibyo nakubwiraga mu kanya ibitega byaje ngo nabyo bishaka kwinjira muri wa muryango n'ibindi bishaka kwinjira muri wa muryango abana bawe babamo ndakubakuye ndapara umuhanda rwose njya mu matuwarete ndakinga hashaka kwinjiramo ihemba ryitwa Hamisi turashize none niba ari ryo by'imitongero y'iwanyu iryo hembe narikubise riragenda bivuze iki rero nahise mfa mu mutwe nakoze imyitozo y'akataraboneka aho hose ndapanuka ingingo zose urutoki rwose ndazenguruka ndaza ngaruka ahangaha nawe ugiye kuza uza nk'idayimoni uje neza muri sitire amagini yaje none washakaga kunkora iki njye ntabwo nakumanze njyewe okay seto gukomanga ni kimwe no guhabwa karibu ni ikindi muri aho ngaho ni iki wumvisha amatwi yawe none mu gihe nakomanze nkumanga iwanjye wahize ukanyihorera ahubwo ukajya kwisha inyuma y'urugi untega mbosha ushaka nkaho ndibana twakoze urugamba twarwanya intambara ya kitirira sha aho bita mu kihehe hariya turwana n'abarusiya sha gashwingi uzehe twumvikana
ahangaha ntago ari ku rugamba n'iwanjye mubimenye. Icyo ni kimwe ndakimenye. Nta mpamvu rero ngiye gute nkumanga inshuro 3 zose wagize ntukingure ukanyihisha nkaho ndi umujura we. Icy'ingenzi kandi kigenderewe muri aka kanya bosi, ikintu ugomba kumenya neza rwose kijya mbere cyihutirwa kiri fo kukimukira mukagumana imico ya kigegera zibaho Caritas Babylon, imico ya gisitanaliste zibaho ngaho ubundi barimo hari bose barimo kuko nabujije gusohoka nta n'umwe yemerewe gusohoka mu rwego rwo gucunga umutekano neza, bose barimo indani. turabisubiramo wangegera muri njyewe reka mubwize ukuri n'umuntu wese uzamakaza azaba abizi njyewe security watara international guturuka ikapere na wowe akinjira agasohoka akagomba kuvunyisha, nta muntu ngomba kubakoramo akazi kabajegeza amatwi kayazibura njyewe rwose. Icyaka kiranyishe ko ndagikomaguye. Rambonera imbogege ngiye ngo ni bosi ubundi ngi ntawemerewe gusohoka, winjiye gumamo, wasohotse guma hanze. Ubundi ngomba kubakuramo akazi hano, ngomba kwica nkakiza. Nibishaka bizapfire mu nzira izabyiciremo. Ubundi njyewe iyi ni guma mu rugo nishyiriyeho muzehe watara security ntamimo aho covid ise yakindiye bangana iki, ngomba kujya mbikuramo akazi. nta kindi kintu mvuganye nawe. It was at this moment he umuntu mbona ivumbi Bosi, ubundi ngiye ntakubeshya kariyeri yanjye yo kurinda amarimbi, reka ngende nkomerezo.